ntago mbizi ibyo bintu bashaka bazagoyewe ejo muri umugabo wanjye nje niyo yagumaye ahubwo mva tuzi ko rero tubyumva ngo rwose yego cyanda bikuzaniye ariko umugabo wanjye ndaga wizi ngo pe na niyo mpamvu kuganira yakwigumira yansigiye amafaranga inyama ikabezo mwamutambutse wose buriya n'uyu ariko yanze kunzuza ngo mbise muhangiye icuma akajya kugura kabezo none se nanjye sinari ndi kugira ngo nzare bukundi uko nanashinga n'akantu uko najya ndakora uriya mugore ajya mwako gasima ke nanjye hari ikintu cyo ndi gukora ariko nanjye urabona ko amakeya yose nguha ahora yabye singo niyo mpamvu rero nanjye uri kumva niyo mpamvu nanjye y'ino telefone ntibigusigiye umva rero mana uyazane umva nanjye kintu cyo ngiye gukora mana yanjye ndabizi urumva ntabwo waba wajanye icyangombwa cawe ngo bayakwiba ari erega nari narabivuganyeho na uriya muntu utangaga amafaranga urebye igitenge ejo bundi mugura minix ari yambaye ko nanjye byangeye akantu weho sico gitenge ndanayita mbese nawe uwo yazane kwishura tuzayishura kitavuze n'amafaranga baguha umva yose yakabase ariko shano kagira bidutindije natwe no turafata amafaranga wowe gende yazi ko byatinze reba byanaguye nta reba nikiba cageze kuri magana atatu bo umva rero ira akawunga yego ageze ugakunda gacana ako je nikundira umuceri turagura ora mizuru hari gura 560 tuzajya mu soko ubwo ba 30 nabige n'ubwo bakenye uzura wafashe amafaranga tujye ugo wawe uragenda ikintu cyose giheze bizura turasanga niba umuceri baguraga 42 satayite tuba 43 aho cyana bitanu yego ratashayo ni inama gira babone ko twakize umva rero baki kumvikanye papa wawe agiye kuzana amafaranga kandi namubwiye ko nawe agomba gupika stati bebere mukabikuramo apana kongera kwifata nk'injanga yawe umukobwa wo kwameya yabo wo kwande bitewe n'amafaranga twarazana ngomere kuza kumutegeka ibyo biremo ibyo umva nakuvuganye wowe gusatereza papa wawe kuri bank ubundi bire mu byanya nahita mbikura ujugunye cyane twese tuko nahisanze yo kugutwita iyo niyo gahunda kabisa ewe Jackie yo wazukajya kuvoma mwa yakoze ura muceri tubuteke n'amazi meza njenge gitangeye mu isoko kandi sindabye kwikora moto yanca se nkandi yancije amafaranga zero roko tuyafite ubu niho wagenda nje ndi kumaza na ndare uyuzu uko naje kuvoma kuzana amazi anihu faranga ihute tubona uko turashaganya agaruka gato ako sindi tuba tugatumye motora ariko cyakigana moto ndi kugira ngo bitarutinze butari tugoro dukoje gushaka moto yagatuyigaso bundi moto ni nyirazana amazi ntabwo uzongera kuvunika ngo uri kwikorera amazi ubundi si ubundi nawe ari kwikorera buri kintu gitugize gisubize mu umva se kugira nanone tutabura amazi genda wowe unugera ku muhanda ufate moto ubye ikujane uvome inakugaruka nico kiduki gisiye uragura ikiduki ibibido bishasha mbere z'amafaranga nico kijane ariko so wajana mu dufite kibazo nico kijane mu gisubize mu mutari muramwishyura geza ego mana yanjye nawe weho ugereyo ufate ibibido ufate ikijerekani ubwishizeho kuri gagandi gawe yego uragaza nuza muri amunzu ushikiremo 5,000 kandi umumotari nagusiga kuremba ndumwishura kugeza hano kugeze hano sawa rangeza hano ku mujyango nuza nuramuko uje ufite inzara ubushikiye muri 5,000 sawa uje kubura bakokeshereza inyama icyo ushaka hano twaki yego ibyo umuntu abari wakagombye kuba wagezeyo kare ukagomba kuba waje kare umuntu ubona akabari nizo ubugiye gutuma nongera ngoremo ngo ngiye gusubira kujya kwakara amafaranga nesi kusikari ibyo umuntu abari kukubwira amafaranga mu nzu ni tito gabaye ngigishanga uri kujana igitano gusa moto zirakuzana bizi sa gusa ubwo ndaza mu moto cyangwa afata gatagisi kanje nyine karakapa ariko nanone ntago naza ku moto ramaga nkorakira pe uramuyaga guba gukabisha ahubwo rero ikintu cyo imodoka genda vuba vuba simbagurika karakandu ukazana
ni dore ngo mutunonge heri n'igitano njaje turuwa weho nugerayo yakabamaga hari ahantu ugira aho wabikuriza hagize gusa umuyo aje hariho hose wahafatira amafaranga weho simbagurika ahubwo nta kibazo kananje nihura mbo wihute mwana ako sibye kumbona ewana wambonye mbase mbaho nagwa wagira ko nta nubwo dushaje mwana data gusa njewe naba niyo hanganje nyinera allo ego mwa ego bushize mwashira hitaka ryose iyi kandi ubwira manigazane byeri kuri za byeri zikonje nizo zasawa ziba zishize muri firigo guca nanjye reka nshireho urugisha inze tube turisangiriye ninjewe vayo nawe vayo tugenda urasigaye ugiye gusigara aho wenyine ingo ngiye kukoherereza umuboyi aze aba ari kukurembera kuburi kupfa kukumbirika uri kwerekeza ngiye urabashinzwe allo ndaje uyu mwana umurebe ndaje nani cyo gihugura uhamagaje genda yamagaje da nduri kureba se ndureba urabibonye tugende kujyama yego mukomere komera ata mushiki wanje turakomeye suza shangazi suza shangazi musuhuze yarakwibaga mwamamaza iminsi mwarabuze abakuruzi ni meza ninafika koma aha nyina singo ko yagiye ejo ngo agiye ngo kuniba ari kugasima ngagiye mu gasima yagendaga gataha none yagiye nawe ndaramazaka adatanda oya kumani nasa ko gasimane ntago mbizi ibyo bintu bashaka bazaguhiwe ejo muri umugabo wanjye nje niyo yagumaye ahubwo tuzi ko ariho ntubyumva magana atatu ngo rwose ngiye gushya ndabikuzaniye ariko umugabo wanjye ntago abizi ngo pe niyo mpamvu ndi kuvuga niyo yakwigumira yansigaye amafaranga inyama ikabezo umwami utambutse wese buriya n'uyu ariko yanze kuncuruza ngo mbise muhangiye icuma akajya kugura akabezo none se nanjye sinari ndi kugira ngo nzare bukundi uko nanashinga n'akantu uko najya ndakora uriya mugore ajya mwako gasima ke nanjye hari ikintu cyo ndi gukora wivunika rero uri musaza wanjye ntabwo natumaho nabi kandi mfite amafaranga ni ibihumbi 300 urumva ngiye kuyaguha rero inote nshyashya utagira ngo zavuye kuri sakeriyo umugabo wanjye ntabwo abizi nawe uzambera imfura nka musaza wanjye sibyo uzanyambura nakwambura nizere ko uzanyishura oya ngo wanza no kuzuba nzakugurira ibibenyi aho dore nkayo nahita abagore byo umva enda nawe ugicaye ngo waceceke nawe genda nawe genda bazaguhaga noya arahora turaziranye sawa wirirwa nawe murakoze cyane murakoze sawa nawe ndaguha ubona nza kuguha ubona dore n'ibitotsi byakwishe ujya kuryama ubundi ibintu byose ngiye aho namariye gufatira amafaranga buri kimwe cyose ariko yabaye hano hariho umuntu wambutura kano gafoto biriya umuntu bari kubona atari keza shozi n'inzara ntabwo zibundi buriya yakugeza kuko njyewe n'utundi mba mpagaze amafaranga njyewe mba nyahagaze urumva niyo afite amafaranga yaguha yayakuraho nta nubwo ari mwiza kuko ni umusaza niyo mpamvu mwikundira wowe ubundi njyewe ahantu hose ndi
ariko nanjye urabona ko amakeya yose nguha aba ari ayabye singo niyo mpamvu rero nanjye uri kumva niyo mpamvu nanjye y'ino telefone ntigusigiye ndetse mwereke manjye twige n'akantu k'agasirikire uretse kudufata cyane wambonye mbese ubundi nzagura n'iyindi dore ngiyi password huye ariko zino simukadi uretse kuzikuramo nzaza uzinkurire nzaza uzimereze nawe izindi telefone ntabwo nazi password nizo umuntu ujaje waguhamagara uziramubwira ariko si wewe ufite ikihe kibazo umuntu nabwo byambonaga rwana niyo telefone nawe uje urayivivira mbese n'iki nzajya nyivivira ariko ubwo gahunda rero ni ejo singo turi nyorambwe ngo tujya kurara ku mazi niyo nereka aje kuzana amafaranga ariko twaje ntabwo yari kuri konti ese ntayo yari mu nzu yari mu rugo isize reba nawe uzi kiriya kigore cyane kiragufatiranye ayayayayayayaya barakubeshe ntabwo nabikora ariko ndi umugore mwiza sha uri mwiza umva rero ubwo naheshe sibyo manuka nanjye nzamuke nje kuzana amafaranga ariko tunarongera duhurire kuri ka kabari square niba turagahurira shingaho bayi ndagukunda bayi Mwiriwe abaha? Mwiriwe? Yego. Ni kubashaka. Yego. None si nani nshaka ko tujya inama nyine. Inama y'ibiki? Inama y'ibiki? Y'amafaranga mwafashe muri banki. Gusa hari ikibazo cyahabaye. Itariki yo kwishyura yarigeze. Niyo twatuje nyine kureba. Ntagiragera itariki ireba ubwo mwibeshe ntagiragera. Itariki? Ntagiragera pe. Iki gipapuro kigaragaza amatariki angahe? Ntagiragera. Urabona itariki ari zingahe? Okay, itariki ndi kubona rizo. None si. Itariki nizo pe ndi kubibona. Kandi ahantu twari turakura amafaranga ntago birakunda. Sibyo? Ahubwo nta kuntu mwamuduhaye imyaka nk'ibiri. Imyaka ibiri se banki itanga imyaka ebyiri. Ubwo ni ukuvuga ngo igihe mwayafatiye kigeze tuza gufata amafaranga twayabura tugateza inzu. Ibintu byose ni ubwumvikane. Oya ntabwo. Wenda imyaka ibiri tuzaba twishyuye ntago banki itanga imyaka ibiri. Ubwo ni ukuvuga ngo iyo tuje gufata amafaranga tukayabura ubwo tugomba kubafungira tugashaka abaguzi bo kugura inzu. Twatereza cya munara. Yego nimo dusohora ubwo turaje. Ntago ibyo bindeba. Ariko umugabo wawe ntabwo yakubwiye ko duheruka naha ngaha ko tubishuza inshuro irenze imwe. Umugabo wanjye nubwo muheruka nanjye nta kindi yambwiye. Twarabitondeye umugabo wawe tukamwishuza ubwo nyine natwe turarambiwe. Nisi ubwo tuje gufata ibyacu. Ubwo gihe kigeze twe tuza kwishuza. Usuwe basi mwatwera nk'imyaka ibiri. Iki uracyavuga imyaka ibiri mada. Ahubwo vaho nkora akazi kanje nisubirire mu kazi. Ivaho nkora akazi kanje nisubirire he mu kazi. Kico ndagisubiza ntago nkirekera hano kuko nshobora kukirekera hano n'ubundi nkasanga ibimenyetso byose turabisiranganyije. Taburanaga na leta. Burana nayo gutekana amafaranga warariye wishimye. Bishura nk'abandi ko nayitangiye kuba intambara. Se ko kiri kwanga no gufata ndabigenza gute. Nibagiwe ntuza na call. Gawa wapfa kuza akagisanga hano. Ubwo natwe tugiye kurikirana akazi kacu. Rero ubwo ngiye gusubira mu kazi nyine. Ubwo nyine akazi gasigaye nta kacu leta. Ubwo nitugaruka tuzaza duteza inzu tubona amafaranga yacu. Rero sawa bye mada. Nasi ngo umugabo wanje maziyo bagerageza nawe kumanika bya cyamunara ntawe ubusinda byifata mu nde. Mana gahinda kara Yemu vite komera cyane yambaye gatatu
Reka kunyura hose urukirukanga garuka. Garuka hano. Ukumbwira banki. Ndi kwani ukwivugisha wabaye. Wandeka ibikari banki mwana. Reka da ibi bipapuro. Ibyo byose na. Oya garuka hano ari. Banki ko yabaye banki mwa. Ubu ndaguze ko bayiranze ubu banje bayigurishije ubu ngubu ntangiye no gusembera none nawe wabura ukumbwira ibintu. Reka ngubwire rero. Aho ndakura amafaranga cyangwa banki. Banki rero yabaye banki. Ariko nje mbwira ibyo umva ngubwire wowe. Dore ibipapuro nibyo kugutereza cyamunara. Si undi ari kugura ngayo barayiteza kangahe si kandi barayitejeje buno banarahagurishije. Baragurishije batagurishaze uzi ikintu rangiye kugufasha rero naringiye kukwishyura ari amafaranga warugiye kunyisha kukwishyura ukajya ureka kwifata nk'umusaza no wagenda banki kwari banki ni banki bose ni banki none si ni banki wari uri mangahe banki ni banki wari uri mangahe banki wari uri mangahe ni banki oya nyine wari uri mangahe banki nari ariko banki ibintu rero byose ni banki nyine wari uri mangahe ese nari ndimo miliyoni 6 iwawe bahatejeje angahe batejeje nibarizi batejeje 5 banatejeje 6 n'ibihumbi 200 masi byo 200 barabiguhaye 200 bavuze ngo nashizemo n'ubukererwe ngo baterana za penalite mbese banki yabaye guca rero reka ngwereke subira kuri banki wabwire musubire ku masezerano nje uzaze ngwishyurire ushaka kunyishyurira cyane pe cyane pe umuntu manu zahora uri abantu ngaba bazakaye bazahore mu nibyo nisi yose hazameho mazakayo mbega zakayo ndashaka kwicurira uranyishurira cyane pe byose ndabiguhaye byose ningo pe okay ukimara kunyishurira icyo uzashaka cyose haba kuja kwituma nzakujana haba kuja gusoba nzakujana haba kukujana nzakujana ugenda naho nzagenda urakoze cyane okay urakoze zaka murakoze zaguhire mu mabyiwe uri mwanyi wanje ndakibazo kagenda dusubira ku masezerano urakoze cyane dusubira ku masezerano